so babireba ariko Isimbi Modo we ngiye kumuvugira ufite ibikeri aguma muha amafaranga n'ibyo bintu bikinjira gakuza mu Rwanda itike yawe nzayishura urumva ni bari kabariho ariko sha abana bafite amafaranga do nukuvuga ko Isimbi Modo n'amafaranga ashobora kuba atayafite ariko Isimbi Modo n'umugore buriya yaryoheje iki mu gucukurwa icyo wereka ndeke kucyita n'icyo kubera ntabwo yandega mupuri none kubera iki abakobwa tuzika abi Kigali benshi bapusha imipuri mugani kwe cyo batagira imodoka bipira aba bana rero bamwe baba bazi inka ko ibyo mvuze kuryohesha none se ko ufite imyaka ingahe wa mpungu jewe sedo iri kuri 20 vuga imyaka yawe musinga vuga imyaka yawe je mfite imyaka yawe nkubwire nkuragurire wa muhungu vuga imyaka yawe nkuragurire ese akagakobwa kari hano naringiye gushiramo kagiye agakobwa karampunzi we garuka oya agakobwa naringiye guswera ndabona kancitse man reka ngende ndeba hano akaje sedo wagora uguze ku kiro mwakobwa ni kancitse bro hano hari agakobwa agakobwa nabona kancitse reka ndaje no nkomeza kuvuga ko agakobwa ibyo byobo turimo turagira agakobwa karagiye bro ubu burya dumba yaguze bayo wandira ijoro ndagaskemba ari bayo wandira ijoro ye waraye uguze ku kiro ndagaskemba ngiye kuva ku ndaye ese kiro cyo muri Amerika cyo kigura ngahe igituma muri Amerika kirahita we noneho curi biciro byaruriye ubu kigeze kurangahe gusuragira ngo iroti ntago iroti tarimo amagufa uragira ngo ntabwo igeze kuri 250 tuyebyiri reka byarakomeye wa muhungu we ngo mu Rwanda ayo mafaranga iyo yatanze abari umwaka wose uguza bonamo yiro 250 uguza bonamo y'umwaka ofite imodoka ni iki tuzaza kubagarukaho nicyo kintu tugiye kuvuga imodoka yari ya Kurusinda y'Uganda ngomba kuvuga ku modoka urimo navuga ku modoka ya Isimbi Modo natangiye kuya Cristela Mercedes Benz C class ngira ngo whatever ndibagiwe ibintu byayo ariko nayirangije ngenda kuya Isimbi Modo urumva Isimbi Modo ndayirangiza ubu ndaza kuya ari yakuru ifite plaque z'inkongomani ndanya ndarangiriza kuyajora imbonye abantu bari baravuga ngo duma ngo utinya mutesi nge nta muntu ntinya abantu bose barabizi ndashwanyaguza umuntu ukeneye kubusha aho nariko ariko turabyemera nge ndaza nkarambika hariya ariko mutesi jori akantu konyine yanyemeje umukaritasi kukinene ko kenshi akamikwereke bivuge bizana abantu babiri biba byasamye abanyarwanda benshi baba basamye namurire reka mbikwereke urebe umwana mutesi joro ubundi na mutesi joro yakunze gukora ubuntu nkabupinga bwinshi njya mupinga nawe arabizi banza urebe uburyo reka bigabure umuntu aba afite n'igishoro ariko mutesi joro agomba gukora yo kagiye mu kintu cye ikibuno cye kigiye hafi gupfa mutesi joro ni wongeraho gake ni wongeraho ukabyibuhaho gake mutesi uzasa nabi ariko urakibona akeneye gukora kagiye mu gake akamaintaininga mutesi joro yakoze ikintu cyitwa BBL urayizi BBL urayizi cyane yagiye ko nawe yagannye abavandimwe se muri Nigeria cyangwa aje mu biri professionnel yagiye muri Nigeria afite umudokiteri umwe wa Cristela BBL urayizi ndayizi cyane
noneho ndashaka kuguha amadolari 100 right now akanya umbwire BBL in full mu munota umwe. BBL in full body BBL in full yana buri urabona comment hano byari nudakora sport wanyweye amata yiva gym gashakayo n'abagabo urumva ariko mute ese Jolly wasigaye ateye ubwoba do so ndashaka